Bridge Sport. Bridge Sport. Reka mbasuhu cyane mbifurize kugira gukomeza byiza cyane ku bakunzi ba siporo. Ndagarutse nanone kangaruke ku mikino igiye itandukanye yarayibaye ku munsi w'ejo habaga imikino n'uyu munsi haraba imikino y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda ndetse ikipe ya Rayon Sport nimugoroba twatandukanye mbabwira ko ngiye mu myitozo ngiye kureba ukuntu bimeze muri Rayon Sport mu Nzove. Imyitozo yarayibaye, umutoza yagize icyo abwira itangazamakuru, ngiye kugenda mbabwira uko bimeze ndetse nuko bihagaze. Rayon Sport iri gukora imyitozo yitegura umukino wa Etenseri. Bafite umukino bagomba kwakira kuri Etenseri, bagomba kwakira ikipe ya Etenseri. N'umukino ukomeye ndetse nabonye bamaze no kuba badutangariza ibiciro byo kwinjira ndetse n'isaha yo kwinjira. N'umukino ukomeye biteguye gute? Hari abakinnyi bagiye kuba bongera amasezerano byabaye nk'ibidutungura. Hari abakinnyi tutakekaga ngo nabo bagiye kongera amasezerano nyuma yo kwicara bakareba bagasanga mu by'ukuri ku isoko rihari aba bakinnyi nubwo wenda hari bamwe batabanzaga mu kibuga ariko bagerageza gupushinga kuba bakongera competition mu ikipe. Abakinnyi rero nabo bagiye kuba bongererwa amasezerano, ndaza kugenda mbagarukaho uko bimeze ndetse nuko bihagaze. Gusa icyari ingenzi ni imyitozo. Mbere yo kwinjira mu myitozo reka mbabwire imikino yaraye ibaye. Mu mikino yaraye ibaye y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda harimo amakipe amwe yagiye yikura mu murongo utukura ndetse andi yikura mu bibazo, gusa andi nayo agenda amanuka mu bibazo. Ejo habaga imikino ibiri ya shampiyona. Hari umukino waberaga kuri stade yo mu karere ka Ngoma, stade rwose yaberagaho umukino w'ikipe ya Etoile de l'Est yari yakiriye ikipe ya Gorira. Aya n'amakipe yombi yari ari mu makipe amanuka, iri mu makipe amanuka cyane rwose, ari gukonkoboka, ari ku mwanya, ikipe iri ku mwanya wa nyuma ndetse n'indi iri ku mwanya wegeye imbere ho gato, ariko nayo ari umwanya nawo umanuka kuko zarutanaga amanota atageze kuri 5. Ikipe ya Gorira rero yaje gusanga ikipe ya Etoile de l'Est ku kibuga cyayo ku munota wa 6. Umwana witwa Iradukunda Simeo bakunda kuba kurikira umupira w'u Rwanda rwose, bakunda kumubona. N'umukinnyi muri no kipe ya Gorira umaze kuba tsinda ibitego byinshi. Yabonye igitego ku munota wa 6, Etoile de l'Est kucyishyura biranga, birananirana, birangira rwose birangira igitego kimwe ku busa. Abantu benshi bati Etoile de l'Est urugendo rwawe rushobora kuba rurangiriye hano, bishobora kuba byangiye ku kibuga cyawe, byanga byemerera ko iri ku mwanya wa nyuma. Bisobanuye ko rero nta kindi gikozwe, abari imbere badatakaje, Bugesera Etenseri zidatakaje, ikipe iri muzimanuka mu by'ukuri. Hanyuma kuri Kigali Pele Stadium haberaga undi mukino ukomeye cyane. Polisi yakiraga ikipe yitwa Amagaju. Polisi ni ikipe twavuga ngo imaze igihe kinini rwose iri ino merikato cyangwa se kino gice cya kabiri cya shampiyona. Ni ikipe itari yitwaye nabi kurenza andi yose kubera ko imikino hafi 13 yakinnye, nahamya ko imaze kuba itsindamo nk'ibiri cyangwa 3 yonyine. Ejo rero yaje kubona intsinzi y'ibitego 2 ku busa itsinda Amagaju. Uwitwa Bisengimana Justin ni umutoza wungirije wa Mashami ntagakivugana n'itangazamakuru. Mashami match isigaye irangira rwose akagenda nta kintu na kimwe afite cyo kuvugisha itangazamakuru. Ejo umwungiriza we witwa Bisengimana Justin niwe waje kubaganira n'itangazamakuru. Aratubwira ati nyuma yuko dutwaye igikombe cy'ubutwari, ati twatakaje abakinnyi barenga 9 bagenda basimburana, bamwe bagenda abandi bagaruka. Ati iyo turi kuri ritime nk'iyi ngiyi, ati umukinnyi akagenda akavunika, atakamara match 3 adakina kugira ngo agaruka azasubire kuri level y'abandi, ati biragorana. Ati nizo ngorane twahuye nazo, gusa abasesenguzi benshi bavuga ko ikipe ya Polisi iramutse idatwaye igikombe cy'amahoro mu by'ukuri Mashami akazike kaba kari mu mazi abira, kuko ntibyumvikana uburyo bakoze transfer zikomeye. Muribuka transfer bagiye bakora za Babedi, muribuka abantu bagiye bagura ba Muhajiri, amafaranga bahembwa byonyine na amafaranga menshi. Muribuka ko baguze Peter Agbrevor, uyu n'umwataka bakuye muri Musanze wari ukomeye watsindaga umuhisi n'umugenzi.
ariko ikipe hagati yayo n'ikipe ya mbere harimo amanota 20 mu gihe sezo cyangwa se igice cya mbere cya shampiyona tujya kwinjira mu bunani. Uyu mwaka ushize ujya kurangira, navuga umwaka usanzwe ane civile ujya kurangira twinjira mu bunani, polisi yarushwaga amanota 2 yonyine n'ikipe ya APR. Kugeza ubu ngubu APR yirusha amanota 20. ngo murumva rero uburyo uwitwa Mashami Vincent rwose ari ku kagozi gakomeye cyane. Nawe akaba ngo yarashyize imbaraga nyinshi mu gikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro baraza kukicaniraho nk'abantu mwe. Perezida wa Gasogi United ati dufite inyota yakamye Kivu yo gutwara kino gikombe, murabyibuka. Polisi nayo yakaniye. Bugesera babaraza ngo muri hoteli ngo bazatsindereyo. Rayon Sport yo yakaniye kubarenza bose. Ubwo iki gikombe cy'amahoro kimwe cya kabiri haraba hari induru zikomeye cyane. Uyu munsi hari umukino ukomeye wa Kiyovu Sport. Kamwereke kambe mbabwire fixtures uyu munsi mbere yuko ninjira muri Rayon mu buryo burambuye cyane, babwira uko imyitozo imeze ndetse nuko biteguye. Uyu munsi hari umukino Kiyovu Sport. Kiyovu Sport iraba yakiriye ikipe ya Sunrise. Kamubwire mu mateka ya vuba Sunrise yabujije igikombe Rayon Sport umwaka ushize. Sunrise iri mu makipe amanuka, byitezwe ko rwose Kiyovu nta mpuwe na nke igomba kwigirira, igomba ngo kuba yayitsinda. Hanyuma kuri stade ubworoherane mu karere ka Musanze mu Ntabire, Gasogi United igira amahirwe imvura ntigwe, saa 9 zuzuye bafitanyemo umukino. Hanyuma izo nizo rendezvous zihari uyu munsi muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Hanyuma reka ninjire ku myitozo ya Rayon Sport. Kuri Rayon Sport ku mugoroba w'ejo guhera mu masaa 10 nibwo abakinnyi bamanukaga mu kibuga. Nabonaga rwose bambaye neza imyambaro y'umweru, bakorana imyitozo bameze neza, hari ko kazuba rwose kameze neza cyane. Baramanuka barafunga bajya mu kibuga, batangira bakora imyitozo yoroheje yo gushyushya kwishyushya. Hanyuma baza kugenda binjira mu kibuga hagati bakora uturiboso. Bakarisa Rashid nabonaga bakora uturiboso, ndetse n'umuzamu witwa Simon Tamare waje kubafasha gukora riboso. Mu by'ukuri agenda nawe ashyushya, ndetse urabona ko riboso iyo urimo hagati bigufasha kwirukanga gukora igihaha cyane, ndetse ukaba wanamenya icyo bita prediction ya baro, kumenya aho umuntu agiye kwitanga ku buryo wamutanga ugatuyimwambura. Ibyo nabyo ni ibintu Julien Mete yazanye, ndetse n'abazamu bakaba babyitabira kugira ngo mu gihe uri 1-on-1 n'umwataka byibura ushobora kugira prediction ukamenya ngo agiye gutera ahangaha, ukaba wagira reflexe vuba vuba ukaba wamutanga baro. Ibyo nabyo ni ibintu bagiye bakora, uturiboso twa hato na hato, dupase tugufi gufiya bagiye bakora. Hanyuma uyu Simon Tamare ndetse na Kadime Ndiaye baje kuba begera ukwabo witwa Lawrence Webo, mutoza ushinzwe abazamu, ajya kubatoza icyo bita izamu. Nabonaga rwose batera imipira vuba vuba abasaba kuba bakwirambura bakayikuramo. N'imyitozo yagiye ikorwa, n'imyitozo itavunanye cyane, ndetse bagezeho bahagarara mu kibuga hagati baraganira byinshi bigiye bitandukanye bitegura umukino, dore ko uyu munsi ni kuwa gatatu. Ku munsi w'ejo nibwo bafite umukino wa Etincelle. Birumvikana ntago umutoza yashakaga kubavuna cyane, dore ko mu mpera z'iki cyumweru nabwo bari bafite umukino ndetse bawitwayemo neza. Ntago ari imyitozo yavunanye cyane, kugira ngo barusheho kugenda bakomeza kwitegura. Umutoza Julien Mete yaje kugira icyo atangariza itangazamakuru. Julien Mete ati Muhire Keve utarakinnye umukino uheruka uyu munsi yagarutse, ari muri squad nzakoresha ku munsi wo kuwa 4. Ati Julien Mete mu magambo ye ati gukomeza gutsinda imikino ya shampiyona ati biraduha kugumana imitekerereze myiza ndetse n'akamenyero k'intsinzi. Ati biradutegura neza kwinjira muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ati iki gikombe nicyo twifuza gutwara mbere na mbere kurenza ibindi byose. Ati kuko iyi kipe n'ubundi
niyo yari yagitwaye umwaka ushize. Ati birumvikana cyane ko twongera kuba tugishaka, ati kandi kuko ari byo byaduhesha itike yo gusohokera igihugu mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ati iyo niyo ntego. Uwo ni Julien Mete watubwiraga ko icyitwa gukomeza gutsinda imikino ya shampiyona, ati nibyo dushaka kubera ko birakomeza kuba bitugumisha mu mwuka mwiza w'intsinzi ndetse n'akamenyero k'intsinzi. Julien Mete arabizi neza ko afite urugamba rutoroshye, agomba kuba ahuramo n'ikipe ya Bugesera nayo yakaniye, Polisi nayo yarakaniye, na Gasogi yarakaniye, zose zishaka kino gikombe. Ariko Julien Mete arabizi neza ko umwaka ushize nayo wagitwaye, ndetse uyu mwaka nabwo akaba agikeneye cyane. Ni mu myitozo rero yarayibaye. Mu kanya gatoya ngiye kuba mbaganiza ku cyitwa transfer. Haraye habaye inama ikomeye cyane, ndetse twaje no kumenya ko hari abakinnyi bagiye kuba bongerwa amasezerano. Nyuma ya babandi batanu twari twavuzeho, hari abandi nabo bagiye kugenda bongera amasezerano. Turaza gukomeza kugenda tubigarukaho. Kambifu kugira ibihe byiza. Bridge Sport. Bridge Sport.